muri kuncirikana ku munsi w'irayidi nababye ko nje nabaye mu Isilamu cyatsaga ryangombe mutancirikana ko nabaye mu Isilamu vuga ngo mabanga gose ndavuga cyane ntago yavuga ntago ndavuga Manire Chizere umuntu mushaka gukora ikigo ntazo dafite ira kubaza ntacyo ninjye ufite ikibazo abaye iki ngeza bitasikana abaye iki wabaye muti tubigenze dute mamikazi umufasha aho nibiradukoraho ayiwe nibiradufasha ndagacanene ayiwe tugize ute uzi muri n'ibibazo biri muri ubu bwami ayiwe tubigenze wabaye muti bose mwana simushaka bwami bwanyu urabyumva kare rwose na mwana ntacyo atwaye mbona hari icyo atwaye ntacyo atwaye pe simushaka ubyumva na mwana ntacyo atwaye ubundi yaturutse untamuzi mu bwami bwanyu na mwana ntacyo atwaye njyewe ko mbibona shaka kugira ngo azankuze ku bwami abo umwana ntacyo agutwaye ariko mubyeyi njye simbishaka wambwiye ngo uriya mwana waramutoraguye kandi nkabona ufite amaso nk'ayo mu muryango iyi bwami na mwana naramutoraguye namuryamishije mu migano naramutoraguye da njye simushaka mutware kutanyizera uriya mwana naramutoraguye nakwizera gute ibwo ni cabo uriya mwana naramutoraguye pe natsimbura ku bwami ndishimye ntacyo atwaye Nabashimira amayaga namusemo neza nabashimira abakurambere banje nabashimira cyane barakoze nta mwana simushaka mu bwami bwawe niba ushaka kubana nawe usohoke mu bwami bwanjye mugende mwana ntacyo atwaye ko nkubwiye kandi ujye kubyubahiriza abakuru bashizeho bashyize wanjye icyizere bashyize wanjye icyizere wanjye icyizere wanjye icyizere wanjye icyizere ushaka iki umuti w'iki urakoze iki kumukura ku bwami kaje ukaja
umuntu mushaka kumukora ikigo ntazo adafite gira ikibazo ntacyo ni njyewe ufite ikibazo. gira mubwire gira ndi kugira ngo umu umuti nicyo umwamikazi mukore ku bwamikazi ari njyewe uhari. ariho waja yego ariho waja yego ibyo biroroshye rumva ibyo biroroshye kandi amazina amaza bangiye ngo urumva yego yanazana umwenda gwe urumva umwenda gwe urukumva uzane kuguru k'ubumoso urukweto gwe urumva basha kumango macanje nshaka kugira ngo uje kubwami sinshaka guhura mwana ze kubwami atsimbura. Nese papa hari umuntu ushaka kwinjira mu bwami ushaka ubwami yego arimo umuntu yaba arimo nese ko yaba ari hagati yacu cyangwa se yari umuntu ugiye kuvanze akaza kwagura ubwami bwabo cyangwa se ahubwo tumenye ngo irari hirya haba ubwami na hehe hakaba ubwami. Ese muri iki gihugu cyacu hari abantu bashaka kutuvuguruza? yego barimo ese amakuru baba bafite gihamya papa? anyafitiye gihamya bashaka kunyicisha umutwe. none se ni iki kikugira ko icyo gihamya iyo gihamya ifite? ni nuko ubizi uriya mugore akunda kuvuga umwamikazi nabonye hari umwana yavanye hanze arambwira ngo yaramutoraguye. uriya mama se? yego. none se uriya mwana nkunda kubona waje mu gikingi cy'ubwami nawe ushaka kugusimbura? yego bifitiye gihamya. ufite gihamya? yego. yego none se papa ushaka kundaga ubwami nese nawe ugiye kumundaga hakiri kare? yego njye nibyo nshaka kunyifite byinshi byo kwiga kugira ngo urebereho nk'umwami mukuru nka papa waretse basi iminsi kabiri igira imbere ukazandagana no nyuma yaho. njye nibyo nshaka kugira ngo nihagira n'ikiba uzagume ku bwami. nese papa none se buriya nta kuntu wenda nese ushaka kubundaga kano kanya papa? si kano kanya ushaka nyine kugira ngo witegure. nditegure njye ku bwami? yego. ibikingi byose bibi byanjye? yego. okay rero papa nta kibazo reka nsubire mu bikingi njye kureba ko abagaragu bari gukora akazi neza, noneho nyine komeza mbitekerezaho neza ndi kureba ko nyine nyine bari kuzuza inshingano zabo. ni ukuvuga ngo rero ndakomeza mbyigeho mbitekerezaho neza nanjye kanjye kureba abagaragu ndebe ibyo bari gukora. nta kibazo mbitekerezeho cyane. kandi murakoze papa. yego. murakoze cyane. yego. rero wamamaza ndi kubona ibintu bimeze nabi ndeberera uyu mwana abe hafi. ndi kubona ibintu bimeze nabi pe. none se mwamikazi uri kuntera ubwoba bagenzi be ndi kubona ibintu bimeze nabi pe. uzancungire uyu mwana ntagira icyaha kareka ambaza byinshi uzamureberere ubona umwami yamuhiga cyane yagerageza kumuhisha mpaka uko uyu mwana abaye mukuru. nzabikora nzabikurikirana uko ubimbwiye nzabishyira ku murongo nta kintu kindi. ndi kubona rero ubuzima bumeze nabi rwose
mbabarire ncungire uyu mwana uzamucunge neza ndamukweretse. twabanaga neza mwamikazi rwose ndi kubona buri kugenda pe rwose pe ubwami ndi kubona bimeze nabi bimeze nabi pe. kubera iki kandi ukomeje kubura umwari ubwoba? bari kumpiga pe. ari kuguhiga? oya nabo tuzabatsinda uzakira. ubwo rero mawe uzi kuragwa na nyina wundi? uzihangana mwana we, nyina wundi ni mubi yanakwiciye. uzihangana muzabane neza. nje nzi ko ba nyina wundi bafataga abana nabi bo batababyaye. ese ubu tuzajana ko ndiko nari kumpiga cyane? uyamfata nk'ikimoteri wasaba ari nawe uri kuguhiga wabimenye ute? tuzagerageza turebe. aha ngaho nce nimukorobaza nta kibazo. nk'ubu karenda nawe ufite gutego tubuhurire hano abitanisha umutwe iki nacyo ubu se mwaje ubanza nagutindiye. umva genda hagereye isaha irikubise. ko nanjye ntabwo nize cyane ndi kwirukanka nawe n'utuntu harahijya turanze nagiye gusanga ni cyane atari kandi bimeze bite? bamwe turi aho ngaho nyine umwana n'akavura kawe naho ahubwo mfite inkuru nziza nyine. umuntu twakuranye twabanye kera tukamenyana tukaremba tunganye gutya tugikundana urumva ndi kugira ngo nyegurire ubu bwami ubingiremo nawe. ushaka kuba umwamikazi? noneho nimara kumuba wa nyawe yamaze kuba umwamikazi nzongera ngukunde n'uvugira uti intera yo hejuru. kuri ubu bwami tubukomeze ntibuzaturekure. wowe kandi ko ari wowe uri hafi hambwira nanjye dore nakoresha kugira ngo nanjye ninjiremo neza nanjye nzakwiteho nyuma namaze kubirangiza cyane. gusa ntuzambeshe? oya ahubwo uramutse umbeshe ko nagucishije inama. abana baje nabi cyangwa se hano hakeneye inshuro nyinshi cyane kuko ntiwamenya kuko nibura mwana ashaka kudukunda si kuko byaba ari byo abagaragu se bo baba babizi sinini nabaza ku byo yambyaye hagiye kareba umwana kwitekerezaho ubona ko uriya mwana atari bisanzwe gusa ko ndabona uburyo ubwami bitoroshye ese nzabishobora kumukeneye kwiga nzabishobora kuko ubwami mbona ari bugari cyane mwakoze kubiza imbaraga mwakoze munja
monjera asam ke jo ta chai ke ya sa sa chu ta mo chai ke se monjera sa chu ta chai ke se monjera ya ko tra ko fa monjera yego mwamikazi rero yego igihe cyo gutanga cyo ntabwo cyari cyagera kubera iki kubera yuko aracyafite n'imyaka mikeya ningahe iracyari mikeya we ntabwo nabikora umugire ngo bigire oya ntabwo cyakunda kubera yuko yego uriya mwamikazi afite imbaraga zizawe ntaziri mwongerera ko mwasize umunkunzi amenyere sine imbaraga oya kubera iki oya none nabi ntabashoboka oya ntabwo byashoboka none oya kubera iki kubera yuko yego uriya mwamikazi imbaraga zihagije none wowe ngo mbivemo mbi nta mahano uri wapi nta kintu cyavamo uretse abakurambere Mwamikazi nagize ngo nsoze ubutumwa. Yego. Ndeko nisohoka kandi mama arambwiye ko nkora gute. Ese koko uriya mwana mukunda kugendana cyane murinze umwamikazi, ese uriya mwana bajya gusimbura yabari ushaka gufata ubwana? Niyo mpamvu munyikiye nk'imisozi zikikiye ikiyaga ntabyo nzi. Umva ahangaha uracibwa igihanga, ni ukuvuga ngo itegeko ryasohotse uracibwa igihanga. Ese urabyemera cyangwa se ntabwo ari? None se mabeshe ndi kuvuga ukuri ndababyemera nasi. Igikomangoma Ntabyo nzi. Ntabwo ukuvuga ngo mbese urabizi neza ko uriya mwana ashaka gufata ubwana? Ntabyo nzi. Vuga Ndavuga si igikomangoma vuba. Ndavuga ko imuri kuncirikana bayisekura bari gukuramo ubugari. Ntabyo nzi. Umva rero mugaragu, uyu nguyu umutegetse kugira ngo ushakishe uburyo. Urumva iki tugiye gukora ni ikihe? Niko tuzamwica mu buryo bw'ibanga. Niba kuko ni ukunda kugendana n'uriya mwamikazi kandi bafite amabanga akomeye cyane. Ese nawe uremera ko icyo gihanga tuzakiguca? Ntabyo nzi njye ndi kubabwira ukondi ntabyo nzi. Njyawe mubonaga ndakora mu rwamabanga rw'umwamikazi, njyana akazi kanje ni ukumurinda, nta bindi muri kumbaza. Akazi kanje kari ukumurinda, bari mwabona njye najya mu mabanga ye, bari mwabona najya mu bitabo njyewe. Ibyo muri kubimbaza muhereye. Ushaka gufata ikintu cy'ubwana ninde? Ntawe kugambanira ubwana? Ntawe nzi. Njyewe mbabesha akazi ni akazi, njyewe ntandi kubabesha. Ibyo ndi kubabwira ni ukuri, nta kintu narenzaho. Cyamujyana mwifatira umwamikazi mu mwibari. Rwose igikomangoma, uyu mugabo ndikubona wagira ngo ubwo yari yeruswe, kuko nta banga na rimwe ashaka gushyira hanze. Baguca igihanga asa turinda mukayakuramo hanyene niba muri kumva ndi kubabesha. None se wamushaho? Yego. Amabanga gawe wagahishe murinda yawe cyangwa umwamikazi yagoye ku butunzi bw'ubwana? Ariko se yarabimpaye ko mubaga muri Kingdom turi benshi. Nyize nkuko turi ubwami akabyuta amaye imibandi, amaye imisozi. Niwe mu gihe ntabyo ababye rero. Nta kintu muri kumbaza, nta kintu nabaje. Jamais never. Tumucurike. Nuracurika ariko nabayisekura muri gukuramo ubugari. Nacurika. Urabyemera nawe urabyemera? Ntabyo nzi. Ninde ushaka gusimbura ubwami, uvuga ko ubutura ubwami? Nambizi. Ariko se muri kundebesha umuhemutse hejuru nabaye mu Islam. We, njya mumpe. We. Ni ku munsi w'irayi. Urabizi ntabyo uzi? Ntabyo nzi.
muri kuncurika ni ku munsi w'irayidi nababye ko nje nabaye mu Isilamu cyansanga ryangombe mutancurika ntago nabaye mu Isilamu vuga ngo mabanga gose uyavuga cyane ntago yavuga ntago ndavuga uyavuga ntago ndavuga vuga asore byuze ntago nabyuze nta kintu nzi bundi mwe murambaza iki muri kuncurika murambaza umugabo ko ndi kubona yanze kumena amabanga y'ibwami kazi ko ikazo nkwereke yego icyo tugiye gukora yego tugikora mu banga maze gutsimbarara kuri wa mwana nta mwana ntacyo atwaye pe nakubwiye ko utabyubahiriza nuko namenye ko uriya mwana ntacyo atwaye simushaka na rimwe mu bwami bwanjye ko nakubwiye uriya mwana simushaka na rimwe mu bwami bwanjye se mutware kutanyizera kwizerwa n'ibicumuro kandi ndagira nakwizera nte uriya mwana ukora atari ikibazo ushaka kuva ku bwami yumvuze mba navuze ese mutware ni igiki kitakwemeza ko uriya mwana twamutoraguye itegeko uriya mwana agomba kwirukana mu bwami cyangwa akicwa ni itegeko kandi ntawe urivuguruza urabizanye yego zana hano ahuka bereza zana hano yaguha ikimenyetso urumva yaguha ikimenyetso genda yamutereza ibintu urumva yego umuhereza amahembe urumva yego urumva amahembe yanjye urumva batamugusha hasi atawera basasana kumutereza ibintu urikumva abaye iki Ngeza bitasekana abaye iki Mwamikazi wawe muti tubigenze dute mwamikazi umfasha aho nibira ayiwe nibiradufasha ndagacanene ayiwe tugize ute uzi muri nibibazo biri muri ubwami ayiwe tubigenze dute nibiradufasha mwamikazi ayiwe